Ewana umusa ndagufashe pe wari waranyihishe. Meze Bro, bite bro? ewana ibintu aba ari neza brad, umuntu aba ashima Imana n'abantu gake gake, nubwo life iba igoranye ariko umuntu aba agishima avuga ati Imana yakomeje kumurinda, nyine tuba ari neza nk'uko ubibona kabisa. Ewana iminsi myinshi bro. Iminsi ni myinshi tudahuza brad, iminsi ni myinshi gusa ewana anytime abantu barahuza tugahuza ibintu bizima birenze, subizi se. Ese we ntago uba uzi yuko dukumbuye za story zawe za high school bro? Bro, high school ho ewana aba ari ibicika, aba ari ibintu birenze cyane nawe uko ubizi urumva, story za high school aba ari ibisazi, subizi se brad. Ntago zabura, ntago zabura. Za story zo kurya ibiryo byapfuye ababire bakarara bajya kwirutsa kugira ngo basubire kurya ibindi. Bro, ziriya story ubundi iyo nzibutse ngewe nkibuka ukuntu high school ukuntu yari ibisazi, ukuntu abajene nyine bakubaraga utuntu by'imyaka ibintu nk'ibyo ngibyo, ndavuga ati cyaze bro, n'abantu anytime bajyaho bagakura ibintu nyine bigahinduka, bikava ku rwego twari turi icyo gihe nyine bikagera ahandi hejuru kuri high, subizi. Ni iyihe story wibuka se ya high school ikagusetsa ukavuga ati iyi story nayo yari irenze bro? High school high school njye mfitemo story nyinshi cyane navuga ati zambayeho, sometimes zimwe nkumva ziri sad gusa n'izindi nkumva ziri funny mu kuntu wenda byaterwa, even yaba ari story y'urukundo yanjye nagize nyine numva nyine ibintu byambayeho biri funny. Iyo wumva utazibagirwa yaba ari mu rukundo cyangwa umuntu waguteraga story y'ibyaha ibintu nk'ibyo. Okay, njyewe high school story yanjye ya danje njya ndeba nkavuga ati, cyangwa ngatekereza muri mind yanjye nkavuga ati ibi ni ibintu byari birenze kuri njye. High school niga maybe senior one senior two, nigeze kugira umukobwa nyine w'inshuti yanjye nkunda bya hatari kabisa. For sure cyaza icyo gihe urabizi nyine abantu bakiri muri iriya myaka baba bafitemo ibintu by'urukundo bya danje, bagitangira ibintu byo gukundana bashyushye. Naho icyo gihe nari nshyushye rero, sinzi ukuntu hari umwana twiganaga ewana mukunda bimwe bya hatari nyine ariko ngewe kuri njye kuba naza ngo mbimubwire reka reka, niyumvaga nyine nk'umusani, umusani nyine ukuntu numva nyine nta kujya kubwira umwana ngo aramwemera ngo ibiki n'ibiki. Wabaga wumva ucitse amazi? Numvaga ncitse amazi, noneho muri icyo gihe nakundaga ibintu by'amadanse n'ibiki nyine numva nyine ari byo bintu byanjye, gusa nyine nagiraga umushuti wanjye nyine aza kumenya ko nyine nkunda uwo musisi. Nyuma yo kubimenya arambwira ati se umwana nzamukubwirire ngufashe guhuza nawe, urabizi nyine kwa kuntu umujene wavuga ati reka agukorere kata, reka nze ngukorere diro nkuzanira umwana kumbehe. umujene nawe muri uko kunkorera diru ewana aragenda nyine umwana bakajya baciringa. Noneho ngewe nyuma yaho sinaza kumenya ko ahubwo umujene yagiyeyo, twa tuntu yabaga agiye kunkora kumvangira amarangi agira n'icyo, ahubwo ari kutwikorera. Umurasta umwana baramugutwaye man, bidaceye kabiri nka nyuma ya 2 weeks, nyuma ya 2 weeks nibwo naje kumva ngo umujene wanjye ngari gutereta wa mwana. Man, noneho numva ncitse intege ndavuga ati se umujene njye kumubaza ko ari gutereta umwana namutumyeho bro, numva birandenze bya hatari nyine numva birandenze, ndavuga ati ibi bintu rero birarenze, njye ntago nabibasha muri njye ndagenda nyibera biranga. Biranga ndagenda mbasteye nyine ndakwama nk'umuhungu, gusa nyine iyi life iyo nyitekereje ukuntu umuntu yankoze ibyo bintu mba numva ubu ngubu nk'umujene nimba nakunze umwana man brad, ugomba kujya umufatiranya ukamufatiranya utiriwe utuma undi muntu. Bro, nimba nabyita kumufatiranya cyangwa nimba nabyita ute, gusa nyine biba byiza iyo wikoreye ibintu byawe man. Nihe nama wagira umuntu ufite umukobwa atinya, wenda babe bigana cyangwa bakorana, akavuga ati njye ndamukunda ariko ndamutinya ntabwo nabasha kubimubwira, agahora amutumaho inshuti ye, nihe nama wamugira? Oya mwana, njye inama namugira nimwe, abakobwa bahora bari open ku musore wese uje, nicyo navuga, abakobwa baba bari open bro. Wowe nimba ukunda umuntu man, wibigira ibintu birenze, genda umwana umwegere umuganirize umubwire ati kabisa nyine genda gukunda for sure. Uyimubwira ariko pana kuvuga ati ngo uzatuma abantu bro, ba bantu dutuma bro, hari igihe umutuma ugasanga wa muntu umutumyeho ntahise amukunda mana akahita agwamo, ugasanga noneho bro usigaye ari wowe uri mu marira, kandi nyine wagakwiye kuba warabyikoreye bigakunda cyangwa bikananga mani. Ibyo byandi bajya bavuga ati don't fail to try fail. Wenda tutarakomeza reka mbanze nibutsa abantu aho turi, hano turi ni ku Nzira Nzima TV,
ndagira ngo abakunzi bacu bagomba gukora share, subscribe ndetse na follow ku mbuga zacu zose ni Inzira Nzima TV, bakabasha kujya bakurikirana ibindi biganiro, tuzazana n'abandi bantu batandukanye. Noneho uyu munsi tubafitiye ninde muri rusange, ntabwo turibwira abantu. Okay, ku bantu batanzi nyine ku bantu bake bakavuga ati uno mujene vipi se ko mbona atarafatisha ko bitaraba ibirenze bimeze biti? Okay, ni Mutara OG bro, ni Mutara OG. Anytime umuntu yagafata, anytime umuntu yaguruka akagera kure bro, anytime umuntu yahagera, ahubwo ikiba gikenewe ni imbaraga zanjye, ni imbaraga zawe kudushyigikira nyine tugakora ibintu neza nyine urabizi ko nta muntu ujya wifasha wenyine. Ubufasha bwawe burakenewe n'ubwanjye burakenewe. Ubwo urumva rero reka duhurize hamwe imbaraga hamwe bro, ibintu byose umuntu yabigeraho nta bintu biba birenze. Ngo umutwe umwe wifasha gusara niko abanyarwanda bavuze. Ariko ndabona ibintu byitwa ibyangwe, ibirombe, ndabona za sentire zihenze cyangwa izo ngizo ni izo kwifashisha, hari akandi uba wabitse kameze neza. Bro, utu ngutu ni kwa kuntu umuntu aba yikatisakatisa mu ikaritsiye atazajya n'umuntu umucishamo ijisho mani, subizi se? Nta kuntu nyine abantu bakubona bakavuga ati se uriya mujene nta kirimo tu, ni mayibobo yigendera hariya n'iki, nta guhuza nawe. Gusa nyine uba ugomba kuba ufite n'ukuntu umeze n'umuntu mwahura akavuga ati cyaze wa mujene wanjye pull up nyine ibintu ndabona ari neza, ni amahoro kabisa. Na Mutara OG uri mu rukundo muri iyi minsi? Urukundo se? Bro, ikintu cyitwa urukundo narakatiye brad, narakatiye njye niyemeje kwibera umujene, urumva yuko life ukuntu byambabaje, njye byarambabaje brad, byarambabaje yuko nigeze guferinga mu rukundo ukuntu nyine urabizi nyine nimba uri umujene uzi ko wakunze cyangwa wigeze gushaka gukunda, ntago wabura kuba hari umusisi wakubabaje bro. Ntago yabura nyine nanjye umuntu nyine yatumye mferinga ukubona, ndavuga ati ngenda akatiye nk'umujene iby'inkundo message se wahereza uwo musisi wakubabaje kakanya ko iki kiganiro azakireba, ndabizi neza. Okay, message namuha nyine namubwira ati kiragiye nyine naramukundaga kandi nawe nyuma ya byose najeho ndanabimubwira ndabimwibwira mani, ngewe nk'umujene nagezeho nubwo byambabaje ndavuga ati nta mpamvu yo gucika intege bro, ndigenda umusisi ndabimubwira. Gusa icyo namubwiraga naramukundaga cyane mwana muri icyo gihe, ariko ubu bintu byarahindutse, ntubona ko nibereye stay, nabaye stay kabisa. Nta kundi nyine ubu ndagira ngo twari duherukana ukiri umudanseri, ese uracyabikora cyangwa warabiretse, byagenze bite? Ikintu cyitwa dance ni ikintu ntago nakubwira ngo narabiretse, ntago nabiretse, biriya ni ibintu nkora mu buzima bwanjye busanzwe. Niyo mfite time ndagenda nkicara nyine nkumva indirimbo nkabyina, and then sina dance gusa, n'ikintu kijyanye na fashion biriya ni ibintu mvuga ko ni ibintu nkunda cyane, nta nubwo wambwira ngo Mutara ngo reka bino bintu, no biriya ni ibintu bimbamo, ndabikora cyane no ku mbuga zanjye nyine ndabikora cyane kabisa, ntago nabiretse. Ndagira ngo abantu wenda badukurikiye ubonereho kubabwira imbuga zawe, bagende barebe Mutara ni muntu ki, dance akora zimeze ute, banatere comment bavuga ati umuhungu bireke pe, kuko abanyarwanda buriya nibo bantu ba mbere bajya baduhereza icyizere. Icyo navuga, ikintu kijyanye n'imbuga zanjye, TikTok ni Mutara OG, YouTube channel ni Mutara OG, IG ni Mutara OG, byose ni Mutara OG kabisa. Nyine waza ugafollowinga, like, comment, biba binakenewe nyine support yanyu niyo ya mbere y'ingenzi bikenewe kabisa. Kandi namwe mwakoze subscribe, mugakora follow, like, share, comment kabisa, pull up, ndabashimiye ku byo mwakoze ni inkunga ikomeye cyane brad. Ujya ukunda kujya muri comment zawe, ni iyihe comment baguteye abantu bakavuga ati cyaze uyu mujeni yanteye comment? Muri comment sometime usanga abajeni bawe aribo banza muri comment, baza gutera comment, kandi urabizi abajeni bawe cyambere cyose waba wakoze ibintu bibi, waba wakoze ibintu byiza, umujeni wawe arakubwira ati urarenze bro, congratulations. Abajeni bavuga ngo urarenze. Gusa comment, hari umuntu nigeze kuboneraho comment arambwira ati cyaze mwana nyine ibi bintu ndi kubona nyine igihe kimwe bizakunda, uwo muntu yamaye motivation, ndavuga ati nyine igihe kimwe bizakunda brad, kandi nicyo gihe cyo kugira ngo ibintu bikunde. Ntabwo dukora kugira ngo dusubire inyuma, ahubwo dukora kugira ngo tujye imbere.
niyo mpamvu nyine nanjye mba numva mfite icyizere yuko ndi gusonga mbere gusongera mbere. Ewana ninde urumva umuntu aba yarakuze ahura amakuru y'abantu benshi babyinana agira ute, ninde muntu mwahuye ukavuga ngo cyazi uyu mujeni azi kubyina agira high communication, mbega yafasha kuri buri kintu icyo ari cyo cyose. Ya, ubu ni njyewe niga high school nagiraga crew yanjye twakoraga turi batatu twitaga toxic dance. Toxic dance. Ya, twitaga Eh, toxic dance. Gusa muri iyo crew yanjye abajene banjye twakoranaga bari barenze bro. Bari barenze gusa ubu ngubu ndi kumwe n'umujene umwe, undi mujene nawe nubwo tutari kumwe gusa anytime turahuza tukanakorana ibintu birenze, tugakoranira n'ibintu birenze tu. Umwe bamwita Rafa, undi bamwita Justin Boskidi. ewana. Iyo niyo Ubwo crew abantu yanjye nabo bajye twakoranaga. kumushaka barebe se ari Mutara OG na Boskidi, ninde muntu ubundi ufite n'imbuga nkoranyambaga zimeze neza muri iyi minsi. Ewana ibintu bagomba kubikora banibuka gukora flow kabisa, like, share, comment. Ewana biba bikenewe urumva. Gusa nyine abajene banjye barabizi, anytime mani wanadutumira tukaza tukabereka show ya danje, yuko ibintu ntago ari aha biba birangiriye nyine tu. Ewana natwe niyo nzira turimo nk'ibisanzwe. Nzima TV igomba kuba iy'Abanyarwanda, igomba kuba izamura impano zigezweho, ndetse umuntu ufite impano ntagapfirike, n'abatureba nabo baba babibona ko umuntu twazanye afite impano. Noneho rero nta murasta ujya ubaho udasenga, ntago byabura gusenga. Hari aho agera akavuga ati thanks God kubwo wafashije uyu munsi wabanye nanjye. Ni uwuhe murongo wo muri Bibiliya ujya uvuga ukumva urawibutse, cyangwa se n'ayahe magambo ujya wumva wabwirijwe ukavuga ati ijambo ryangumyemo? Ya, njye muri Bibiliya ntabwo nakubwiraga ngo nzi ibintu byinshi muri Bibiliya, gusa muri Bibiliya nzi ikintu kimwe gusa cy'ingenzi. Icyo nzi cy'ingenzi ni uko nzi ko Imana yatanze umwana wayo kugira ngo aze apfire ibyaha byacu aducungure nyine tu. Nyuma yo kumenya icyo kintu cyonyine gusa, nicyo kijya gituma nyine mvuga ati nkwiye gushima Imana yangiriye ubuntu, njyewe nyine umuntu udafite ikintu ukora cya mbere kirenze kishimisha, udakora ibintu nyine muri make ntabwo ndi umuntu ukora ibintu bishimisha Imana, ariko urukundo rwayo ikomeza kungaragariza buri munsi, buri saha ikandinda, anytime ndi muri struggle ikandinda ikamfasha. Nicyo gituma nyine tumba nkwiye no gusenga nshima Imana kuri buri kimwe nkorera, kundinda Ewana, kundindira umuryango, famiye, ibyo nkora byose bikaba successful. Okay, byose ni ukubera Imana nyine tu. Ntago wabura gusenga niba waba uri umujene umeze gute. Ewana abajene tuba tugomba gushima Imana bro. Nawe ubaye utanasenga nyine tuyaba ari n'ikibazo sinzi nyine tu, gusa gusenga aba ari ibya mbere. Mbere yo gukora ibindi byose urasenga, nta kintu utageraho utasenze Imana. Niyo mpamvu Imana aba ari ku mutima. Wana urakoze cyane. Uyu munsi wenda duhuye tutabiteguye, hari igihe undi munsi tuzahura ukadukorera n'agacarenji, ukabasha gutamo Abanyarwanda bakaturebera ibyo ari byo. Noneho nk'umuntu ushaka kuzaza kureba wenda nk'igitaramo mwakozemo, hafi aha ngaha hari igitaramo muzakoramo, cyangwa yabibona gute? Ibintu bya show turacyari gupanga ibintu bya show, nubwo ibintu inzira zitaragenda neza nk'uko umuntu aba abyifuza, ariko umuntu aba afite plan nyinshi, afite project nyinshi zo kwitaho. Urumva ikintu cya show turi kubitegura nyine tubirebaho neza ukuntu tugomba gukora ibintu birenze, ko natwe tuba dushaka gutanga ibintu birenze bro, ibintu biri karite nyine tu. Niyo mpamvu tuba tugomba kwicara tugategura boro nzima, tukavuga ati tugomba kuzayigeza ku Banyarwanda bakavuga ati cyaze kabisa. Sawa kapo. Ewana nta ribi.